Yesu ashimwe mwene data, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana. Ndashaka kukubwira ko Imana ariyo yonyine gusa ituremera ibidukwiriye. Nawe Imana ikuremere umugisha, ikuremera amahoro, ikuremera ibyiza. Hari n'ibyo uri gusaba Imana ariko Imana ibikuremere. Reka dusenge dushima Imana yuko igiye kuturemera, tubone twumve ijambo ry'Imana. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, tugushimiye ko ari weho wenyine gusa urema ibidukwiriye kandi byatuma tugushima uko bwije n'uko bukeye. Waremeye Adamu umuhereza umufasha umukwiriye, natwe rero uturemere ibidukwiriye mu izina rya Yesu, amen. Bene data, reka twumve ijambo ry'Imana turi busange mu itangiriro. Ni ibice bibiri, umurongo wa 18. Reka twumve neza ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo kuvuga ngo Imana iremera Eva, Imana irema Eva. Nawe rero Imana ikuremere kandi pe ikuremere Eva w'umugisha. Eva ashobora kuza ari umugabo, Eva ashobora kuza ari umukobwa, Eva ashobora kuza ari akazi, Eva ashobora kuza ari ubucuruzi. Eva wawe rero Imana igiye kukuremera azabe umugisha, azabe igisubizo mu buzima bwawe bwose bwa buri munsi, kuko ariko Imana iba ishaka kuturemera uko bwije n'uko bukeye, ariko twebwe tukagira uburangazi mu buzima busanzwe. Iyo dusenze tukegera Imana by'ukuri, tukegera Imana mu kuri no mu mwuka, tumenya amakuru yayo, kandi Imana iravuga ikanakora. Ni Imana isubiza vuba iyo wayiringiye. Ariko igituma Imana ituremera ntibibe nuko tuba tudafite kwizera, ariko ufite kwizera nawe Imana yagira ikikuremera. Imana yaremeye Morodekayi umugisha, imukura ku marembo y'ibwami, imugira neza, isoza isezerano, nawe yicara ibwami, nawe aba wa kabiri ku mwami, aratambagizwa umurwa. Imana imugirira neza nk'umuntu wasenze. Nawe Imana izakwereka ineza yayo uko yagiriye neza Morodekayi, nawe ntabwo yakwibagiwe. Igisabwa gusa nugira ngo wizere, ibindi byose Imana izabikora. Ijambo ry'Imana icyo ryari kutubwira ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ntabwo Imana ishaka kuba wenyine. Ubaho mu buzima bwo kwigunga, ubaho mu buzima butagira iterambere. Imana ntabwo ishaka kubaho mu buzima aho uzabona wareba hepfo ukabona nta nzira, wareba haruguru ukabona nta nzira, wareba impande zose. Oya, ntabwo ariko Imana ishaka kubaho, ahubwo Imana ishaka ko inzira yose uzanyuramo uzayigiriramo umugisha. Icyo uzagerageza gukora cyose Imana izakiguheramo umugisha. Gusa ijambo ry'Imana rivuga ngo nidukura ibishimwa mu bigawa, akanwa kacu kazahinduka nk'ak'Imana. Akanwa kacu nigahinduka nk'ak'Imana, icyo tuzabwira Imana cyose tuyisaba izagikora. Izagikorana imbaraga, izakorera kwiyubahisha kwayo. Niyo mpamvu rero Imana ikeneye yuko twayegera mu kuri no mu mwuka kandi twizeye, bityo izaturemera ibidukwiriye. Hari igihe cy'usenga ukabwira ati Mana mpindurira amateka, Mana hari bidahinduka mu mirire, mu myambarire ndetse n'ibindi. Ariko iyo wiringiye Imana ukayegera pe mu kuri no mu mwuka, ukayegera by'ukuri, ukayegera neza, ukayegera wizeye, irakuremera. Ushobora kuba uri umukobwa warasenze igihe kirekire ubona nta mpinduka, ariko ijambo ryavuze ngo Imana niyirema. Nawe rero Imana ikuremere wa mukobwa we, Imana ikuremere wa musore we, warasenze Imana avuga ngo ntegereza, ninjye uzabyikorera, nzagukoreshereza ubukwe. Rero Imana yo yakuremeye n'ubukwe buraba pe. Harimo abantu batekereza bavuga ngo ko ari nta kazi mfite, kandi nta mafaranga mfite, bizava hehe? Kumbe byose biva mu kuboko k'Uwiteka. Nawe rero umunsi Imana yakuremeye, ibyo wabonaga ko bitaza, ibyo watekereza ko utabonaho, ibyo watekereza ko n'abantu batagukorera, uzabona Imana ibikoze, kuko Imana ikorera mu bantu, ikoresha abantu kandi bikagenda neza. Nawe rero Imana igukorera igitangaza. Warayiringiye, warayizeye, wayinambyeho. Nukuri Imana yaremeye Aburahamu nta mwana yagiraga, namubwira ati nguremeye Isaka, kandi n'umwana uzabona ukishima ukanezerwa. Bityo rero nawe Imana ikuremere umwana w'umugisha. Ushobora kuba warasenze ukabura urubyaro, ukaba umaze igihe kirekire, ukarangiza imyaka 7, ukamara imyaka 4, cyangwa se imyaka yose umaze nta rubyaro, ariko kuko wasenze Imana yakubwira ngo nzabikora, kandi nzabikora kwibahisha kwanjye. Rero nawe Imana iravuga kandi ikanakora, nawe izabikora kandi izabikora kwibahisha kwayo. Wumve muri wowe ko wizeye ko Imana ikuremeye
kandi nk'uko ijambo ryavuze ngo ituremeye abafasha badukwiriye, uramufite Imana ikumurinde, utamufite Imana izamumuha. Ariko hari n'ikindi kigera Satani akitambika mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukasenga amahoro akabura, ukabona intambara ziraje, ingo zigasenyuka, ariko Imana yo yimanukiye ikabirema. Irema ibifatika kandi irema ibigaragara, ntiyakuremera ibintu by'akanya gato ngo byongere bisenyuke. Oya, yikuremeye ni nk'uko umuntu aremera undi, umuntu ukavuga ati ngo yewe ngo hari icyo nari ngwiri kukugenera, ngo nabitekerejeho igihe kirekire, ati none ngo fata uyu mugisha ndakuremeye. N'Imana rero nayo niko ituremera, ikaduha ku mugisha wayo, ikaduha ku byiza byayo. Rero Imana nawe ikuremera ibyiza, ikuremera umugisha, nawe gupfumbatisha ibyiza. Nk'uko umuntu aremera undi niko, ariko Imana yo irema ibirenze iby'abantu barema. Abantu bakuremera iby'umwanya muto akazabikwishyuza, akazabikubwira, ariko Imana yo kuko igiye kukuremera izakuremera iby'umugisha bizahora none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.